zahaye yarameze nabi undi gwe yageze hariya ku kidendezi gute bamuhetse mu ngobyi baramujyana kuko bari bafite amakuru ko yuko ari ahantu bitwa ipetesida hari ikidendezi kandi arwe bahakirira bamugejeyo ntabwo bahatinze kuko ari abana babo bamuterekaho yakira atakira ariko umva igitangaza bajya mutereka aho ngaho bamusigaho ariko nawe arabona uko abakurikiye Ibuye Ryera TV Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Tunejejwe n'Imana kubw'uyu munsi rero murabona yuko bidasanzwe. Iruhande rwanjye twazanye umutumirwa, ndagira ngo mwakire kugira ngo abasuhuze. Karibu pastor. Twongeye gushima Imana yo mu ijuru kubw'Ibuye TV adutumiye kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza. Abadukurikiye bari mu rwa Kigali ndetse no hanze no mu ntara turabakiriye. Rero nitwa Pastor Eric muri w'Imana twitwa Jehova Rafa ujya Kabuga. Rero twishimiye kubana na Yesu abamugisha. Pastor, Imana yo mu ijuru y'umugisha duhawe umugisha uyu munsi wa none. Amen. Ko tugiye kubana tuganiriza n'ijambo tugahanana imbaraga z'Imana. Haleluya. Kugira ngo abantu badukurikiye bumve neza ubuhanuzi Imana izanye. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Rero abadukurikiye ndabasaba kugira ngo murebe iyi video yose, mwumvire ijambo ryose tugiye kuvuga kuri uyu munsi. Ndabizi ari Pastor Eric afite byinshi, afite ubuhanuzi bwinshi, ariko ndabizi neza yuko uraza gukuramo ibyawe Imana guteguriye. Haleluya. Pastor rero wiyumvemo ikaze. Imana ishimwe. Kandi turanezerewe cyane. Nange ndanezerewe kubwa. Kandi ndabona rwose wuzuye imbaraga z'umwuka. Turashima Yesu akomeje kuturinda. N'amavuta y'Imana. Imana iracyavugana natwe. Haleluya. Haleluya. Imana igumugisha. Amen. Rero hari ijambo ry'Imana nifuza yuko tugiye guhanana tugahanuriramo. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Turi buze gusoma muri Yesaya ibice byaho 49. Turasoma umurongo waho 14 n'umurongo wa 15. Imana yacu ishimwe cyane. Amen. Reka dusome. Haravuze ngo ariko Siyoni aravuga ati Yehova yarantaye. Amen. Uwiteka aranyibagirwa. Mbese umugore yakwibagirwa umwana yose? Yego. Ntababarire uwo yibyariye? Nakabazo pastor. Icyakora bo babasha kwibagirwa. Icyakora bo abo ni bande? Abo n'abana. Reka dukomeze. Icyakora bo babasha kwibagirwa. Yego. Ariko je sinzakwibagirwa. Ariko je sinzakwibagirwa. Ariko Imana ishimwe. Pastor, hanura. Haleluya. Ariko je sinzakwibagirwa. Imana ishimwe cyane. Amen. Iri ni ijambo rikomeye bene data badukurikiye. Ijambo ryo ngo Siyoni yarantaye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yehova arana. Ariko ijambo ravuga ngo umugore yakwibagirwa umwana yabyaye. Ariko ashobora kumwibagirwa. Ariko je mvuge ijambo. Ariko je sinzakwibagirwa. Imana ishimwe cyane. Amen. Bene data dukurikiye batwumva ku Ibuye TV. Ibuye Ryera. Umwana w'umuntu ashobora kukwibagirwa. Na mama wawe yakubyaye yakwibagirwa. Ariko Imana mwavuganye. Imana mwavuganye birya joro muri bwa butayi, muri bwa rusengero wasengeyemo, ntago Imana yibagirwa. Ako pastor utararengaho. Imana ishimwe. Uravuze ngo Imana yavuganye n'uyu muntu. Hari abantu bagishidikanya bavuga ngo Imana ntivuga. Ngo yavugaga kera ngo ariko uyu munsi none ni ikibuga. Nibyo pastor. Ku bantu bemera umwuka wera cyangwa itorero ry'umwuka tuvuge muri amagambo Imana iravuga uko yabanaga n'Abisirayeli mu nuko izabana natwe kandi umwuka wera aracyakora mu bantu. Rero Imana iravuga
amen. kandi kuvuga kwayo iranasohoza si ukuvuga gusa iranasohoza ntabwo Imana ibeshya oya rero bene data mwizere Imana Yesu ashimwe cyane mwizere Imana muyikomezeho ntabwo Imana ibeshya iri jambo rikuvuzeho ishobora kurikuvugaho ugategwa n'ibihe bigoranye ukwibaza ngo ariko se niye mvuge nani yes abadukurikiye mumbe neza kuvuga ko Imana ntabwo bikuraho ko yuko wageragezwa oya ahubwo kugeragezwa niko gutuma usozwa isezerano ciye hasubiremo neza kuvuga ko Imana ni gukuraho kugeragezwa ariko kugeragezwa kwigeza isezerano ryawe hafi rigasohora bivuga ngo ikigeragezo umukristo acamo Imana ishimwe ni kiza kihetse igisubizo umva Bibiliya ivuga ngo siko bizaba kubategereza Uwiteka keretse umuntu uva amasezerano n'Imana Imana ishimwe cyane amen haleluya uyu muntu yubashye Imana akayirindira mu mugambi w'Imana ukaba umugambi w'Imana aho Imana avuge nawe byanze bikunze izarisohoza amen Imana ishimwe amina Imana yo mu ijuru Bibiliya ivuga ngo hari umugabo ku kidendezi kitwa Petisida yari amaze imyaka 38 arwaye aho ni muri Yohana ibice 5 uzasoma Bibiliya ivuga ngo uyu mugabo abantu barazaga bahetswe marayika kaza mu kidendezi bagakira ariko ngo yabakiza marayika akaba yavuyemo ahamara imyaka 38 arwaye araho ku kidendezi ariko umunsi umwe Imana yo mu ijuru ku mugambi wayo Yesu ngo arasesekara arahagira Bibiliya ngo amenye neza ko amaze igihe kirekire arwaye Yesu amenya yuko amaze igihe aho ngaho arabimenya ko hamaze igihe ubu hari abantu bamaze igihe kirekire Imana igumugisha hari abantu bibaza ngo Imana yaranaye mbese Yehova ari hehe ariko nshaka kubabwira ngo ntabwo Imana yibagirwa umwana wawe wibyariye yakwibagirwa kuko iyo ubyara umwana akobera ikirumbo yabona akazi akakwibagirwa ariko ijambo Imana yakuvuzeho ntabwo rihera Imana ishimwe cyane Imana ishimwe ijambo Imana yakuvuzeho ntabwo rihera rishobora gutinda ariko ntabwo rihera tugarutse kuri iri jambo waruvuze ry'uyu murwayi yari amaze imyaka 38 ku kidendezi n'ubundi bwo bimeze kimwe n'iri jambo tumaze gusoma muri Yesaya 49 kugira ngo abantu badukurikiye babyumve neza uyu muntu yari amaze imyaka 38 pastor uyu muntu yarahigejeje ko Bibiliya ivuga ngo yari ikimuga mbega yari yarazahaye yari ameze nabi undi bwo yageze hariya ku kidendezi gute bamuhetse mu ngobyi baramujyana kuko bari bafite amakuru ko yuko ari ahantu bitwa Petisida hari ikidendezi kandi abarwayi bahakirira bamugejeyo ntabwo bahatinze kuko ari abana b'abantu bamuterekaho yakira atakira ariko umva igitangaza bajya muterekaho ngaho bamusigaho ariko nawe aravuga ngo nuko musize kandi ubwo bamusize ni imiryango yabo ni inshuti n'abavandimwe bamusize kudendeza ariko ikintu cyanangaje aho ngaho soma ririya jambo naratunguwe cyane uzi ko nta n'uwamusuraga kuri iki kidendezi bamusura gute iyo umuntu ari mu kibazo nagasurwa ashaka kubabwira ijambo rikomeye wowe kwitotomba ngo iki umuntu atansura ese bagusura nawe ubwawe wariyanze nta munezero ufite iyo umuntu ari mu ishuri ry'Imana cyangwa y'ikibazo runaka urimo abana kenshi uwo muntu ntabwo bamureba ahubwo aba ari kumwe n'Imana gusa kandi ave kugenda waca urubanza ngo runaka yaranaye kuguta bifite ishingiro kuko ntabwo yaza kureba ntacyo ufite hari igihe abantu ngo twarabanze ngo abantu ngo se kuko yayanze atakwanga kuko n'umwana w'umuntu akunda ahantu
hasakaye ahantu hatava ariko Imana yo mu ijuru n'ahantu imvura igwa naho hameze nabi araza arahagera Yesu arahagera aho ngaho akahinjira n'ubwo ibati yaratobotse aryinjiramo aho ngaho imvura yagwa mukaba muri kumwe ariko uzareba umwana w'umuntu imvura iguye muri kumwe akona ntago wasakaye aho umuntu agatinda aho aravuga akajya gushaka ahantu hari iki hasakaye kuko iki ni umwana w'umuntu ariko Imana yacu ntago imeze nk'abantu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Uyu murwayi wari umaze imyaka 38 yego ari ku kidendezi namwe igihe ibintu bikomeye cyane. Imana ishimwe. Shaka kubwira n'abantu badukurikiye ku Ibuye Ryera TV kugira ngo bajye babasha gukurikira neza ijambo ry'Imana. Niba narisoma bajye barisubiramo buze bumva ukuntu uyu murwayi yari afite ikibazo gikomeye. Ibaze yuko abandi barwayi ngo ikidendezi cyari hindurizaga mbega hari harimo ikintu cyo gutanguranwa gusa. Abantu bari hafi y'ikidendezi Bibiliya iravuga ngo hari abantu bari hafi y'ikidendezi barinde ko mandeka ahinduka ikidendezi. Bibiliya ngo bari bafite abantu bajugunyamo buri ifite umuntu kujugunyamo biroroha. Iyo umuntu atepoje mu kazi hari igihe usanga hari umuntu kujugunyamo ari umuntu ubigufashamo kuko ufite umuntu hafi yawe akakujugunya aho ngaho diplome ntabwo banze kwireba ahita ko aguha igisubizo ati wabonye akazi kuko ufite umuntu uvugira iki ukujugunyamo. Ariko uyu mugabo nta muntu n'umwe haba kwa se wabo haba kwa nyina babo haba mu nshuti mu bavandimwe ntawe uruhare. Bibiliya iravuga ngo yari wenyine kandi ngo yari amaze imyaka 40 avutse yongera indi myaka 38 arwana tekeza myaka yo Imana ishimwe cyane. Ariko ngo Yesu ahageze haleluya amenya neza ngo Yesu ahageze ahita amenya imyaka hamaze. Imana ishimwe amenya ngo Yesu ahageze iryo jambo Yesu ahageze mu izina rya Yesu abadukurikiye Yesu abagireho Imana ibagereho mu izina rya Yesu. Waba uri mu Rwanda waba uri Afrika haba Burayi Yesu akugereho. Uyu mugabo nakize yari afite kuyiko yakira mwumve neza nta buhungiro ariko ahantu uyu mugabo namushimye ntabwo yacitse intege yakomeje kuvuga ngo nuhugo ndwaye arategereje ariko aravuga hano hantu negere igisubizo hari igisubizo. Haleluya hari igisubizo. Imana ishimwe. Biso hari iki komeza ukiranuke wizere Imana hari igisubizo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Abadukurikiye imitima yanyu yo gucika intege ngishake ibigirwamana mukomeze mwizere Imana abamagaye hari igisubizo. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Aho ngaho aho yarari hari igisubizo. Imana himbazwe kandi mwumve ijambo rikomeye. Hari abantu bari baraho ngaho biri guhamucaho na nugize agira imwateka umuntu ko tuza buri munsi tugasanga ararwaye ntakira kandi abandi bakira nta kuntu twakiranje tugafata uyu mugabo tukamutata umushya bw'idendezi aho marayika yihindurije ntabwo wigiza witekerezaho. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ariko ngo wanude umunsi umwe Yesu ngo ajya ku idendezi kitwa Betesida ngo agera ngo ngareba umugabo ngo amenya neza kamaze igihe umweja amenya neza kamaze igihe kirekire arwaye. Ndashaka kubwira inshuti yanjye ngo Yesu azi ikibazo ufite. Yesu azi ikidendezi uriho. Imana ishimwe cyane. Yesu azi umuruho. Bole la sikana la bini mandala fika sonda lema. Ubukenebwa. Yesu azi igihe umaze urwaye. Hiritanda songo wa karamba. Belasitanda ribi. Waba urwaye sida. Waba urwaye diabete. Waba urwaye hepatite. Indwara iyo ari yo yose. Ndagira ngo mubwire ngo Yesu afite igisubizo. Kandi uyu turi kuvuga izimbaraga. Imana ishimwe. Amen. Yesu akugereho. Haleluya. N'izina rya Yesu. Pastor reka tugaruke kuri ijambo. Turimo dusa nk'abagenda begera umusozo kuko tuba dufite igihe gito. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Ijambo ryatubwiye ngo ariko Siyoni. Yehova yarantaye. Aravuga ati Uwiteka aranyibagiwe.
mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa ntababarire uwo yibyariye ni akabazo. Pastor reka mubwire, twagize inshuti cyane, natwe twavukiye mu miryango, ariko iri jambo dusomye ni ukuri. Reka nawe udukurikiye ku Ibuye Ryera TV nkubwire ngo imiryango yakwibagirwa, yewe na mama wawe wakonyeje akakwibagirwa, ariko ndagira ngo nkubwire twakuzana igisubizo. Mana ishimwe, hari Imana data wa twese, haleluya, yatanze umwana wayo w'ikinege ariwe Kristo Yesu. Haleluya. Yesu yarakwitangiye, yongera kuza kuguhuza na data. Mana ishimwe, ndagira ngo nkubwire ngo uyu Yesu niwe ufite igisubizo, ntabwo yigeze kwibagirwa. Iyo aba yarakwibagiwe, Pastor, Imana yarakwibagiwe, nubo warapfuye cyane. Ubwo twaba turi hehe? Ndashaka kubabwira ngo Imana itwibagiwe twashira, kuko bamwe twagiye tubasatira kugira ngo turebe ko badukemura ibibazo dufite, baraduhemukira. Bamwe ni madusubiza, ariko uyu mwami twakurikiye twaramuhamagaye aratwumva, kandi umwami twakurikiye icyiza cye, haleluya, amen, niyo itarakora ku mugaragaro itanga ihumure. Irakubwira ngo mwana wawe, amen, humura, ndi kumwe nawe. Yesu ashimwe, amen. Humura, ndi kumwe nawe, witinya. Jambo ryaravuze muri Yesaya bango nuce mu mazi ntazagutembana, ngo nuce no muriro ntabwo uzasa. Yesu ashimwe, amen. Ntabwo Imana rero twizeye yaduhemukiye, twagiye tubona ikora idukorera neza ya, amen. Hari ibyo twagiye ducamo, ariko igenda ibihindura kugeza uyu munsi turacyabona gukora kw'Imana. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Amen. Ndagira ngo nibutse abantu badukurikiye barimo bumva iri jambo. Yego Pastor reka mubwire, wasengana n'umunyamasengesho agasubizwa akakwibagirwa cyane, twarabibonye. Umuntu mwagendanye yakwibagirwa, yego. Umuntu mwakoranye mu kazi yakwibagirwa, yumva neza. Inshuti yawe hari aho mwagera ikakwibagirwa cyane, yego. Mwarasangiye akabisi n'agahiye, ariko igihe kikagera ni igihe cy'umuruho. Iyo umuntu yageze mu gihe cy'umuruho, abantu bajya baramwibagirwa. Ariko ikintu ushimira Imana nuko Imana ntabwo ijya twibagirwa. Yesu ntabwo ajya twibagirwa. Twabonye ineza y'Imana, twabonye ineza y'Imana. Hari baririmbye indirimbo nziza, Pastor, ndayikunda cyane, ivuga ngo abiri abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yanjye kuko urabikwiriye. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yanjye kuko urabikwiriye. Shimwa Yesu umucunguzi, shima Mana yamuta, shimwa nawe Mwuka Wera wamutumenyesheje. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga imirimo iyo twakubonanye. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Abiringiye abantu barahemukira, bajya babahemukira. Iri jambo ryavuze ngo Isiyoni yarakwibagiwe, abantu barakwibagiwe mwene data, ariko tuzanye ubuhanuzi buvuga ngo Imana ntabwo yakwibagiwe. Witinya, haguruka usenge, ongera usenge, ongera uyizere, ongera uyigirire icyizere, ongera upfukame imbere y'Imana. Imana ntabwo yakwibagiwe. Haleluya, Imana ntabwo yakwibagiwe. Pastor, wavugaho ubuhamya butoya kuri iri jambo kugira ngo abantu badukurikiye babyumve neza. Wowe ntujya uhemuka
kandi nuko zisoni habwa ikuzo mana ya kukura bikwiriye. Imana ishimwe. Amen. Hari ibintu Imana yidukorera imiryango itabasha kudukorera, imiryango itabasha, nubwo nayo iri munene idufasha, ntabwo twavuga ko yuko itadufashe kuko twanabavutsemo. Imana yemeye ko tuvuka muri iyo miryango kandi abatubyaye Yesu bahungasha. Amen. Ariko hari ibintu Imana yagiye ihindura ku buzima bwacu. Imana twabonaga nta nzira zabyo. Mwanya ubwanjye sinabonaga inzira zo ko yuko ubuzima bumwe bwagenda buhinduka. Twageze duca mu bigeragezo, rimwe na rimwe inzara iraturya, twambara ubusa, turara hanze, ariko aho hose Imana yagiye ihindura amateka. Kandi muri ubwo buzima twari turimo, yavugana natwe ko yuko izadukura muri ubwo buzima. Nta nzira twabonaga, ariko imwe turashima Imana ko yuko haleluya aho geje ikora twishimiye. Uguze uyu munsi ndi umugabo, ejo navuye mu rukiko gusezerana mu mategeko, asiga mariage, kandi n'ibyo ngibyo byose Imana yagiye ibikora. Ndayishimiye guhera mu itangirira aho byatangiye kugira aho bigeze. Imana kubw'imirimo n'ibitangaza igenda ikora kugeza uyu munsi. Ijambo Imana yatuvuzeho iragenda risoza umugambi wayo. Amen. Imana igumugisha. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane kuba dukurikiye. Turagira ngo tubabwire ngo Imana ntabwo yigeze kwibagirwa. Ibutse ijambo turiho. Tubabwire ngo Imana ntabwo yigeze kwibagirwa. Uzi ko hari abantu bafite ubwoba bw'ibihe turimo, bafite ubwoba bw'ibibazo bari gucamo, bafite ubwoba bw'umuruho bamazemo igihe kinini. Hari umuntu uri kumva udukurikiye umwanya ari kumva iyi video cyangwa se arimo yumva rino jambo. Imana imishuriye yuko wari ufite ikibazo gikomeye, wari wihebye cyane, wari ubabaye cyane, abantu barakwibagiwe, yewe ndetse nabo mu miryango y'iwanyu barakwibagiwe, ariko Imana umva uko ivugana nawe, irambwiye ngo igiye irakwibutsa. Haleluya. Hari igitangaza Imana igiye kugukorera bitunguranye. Imana ishimwe. Haleluya. Bitunguranye. Mwene data, we uri mu nyumva. Imana ishimwe. Barakwibagiye, ariko Imana irambwiye ngo yo ntabwo yakwibagiye. Kandi ikimenyetso mu minsi ishize Imana yakurinze urupfu rwa sida y'imodoka. Imana irambwira ngo umugambi wayo uracyakomeje kuri wowe, niyo mpamvu Imana yakurinze. Akira kugirirwa neza n'Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana irambwiye ngo nawe ufite ikibazo cy'uburwayi, uri wenyine kwa muganga, uri wenyine, ariko Imana irambwiye ngo humura, Imana ntabwo yagutaye, muri kumwe. Imana ikoze igitangaza, iyo kanseri Imana irayigukije. Imana ishimwe. Niko Imana ivuze pastor. Haleluya. Kuri uyu muntu dushinga Imana kubyo ijambo Imana ivuze iciye mukozi Imana. Haleluya. Wowe Imana ivuga nawe ko yuko kanseri ikize, bizera Imana. Bene data mukomeze mwizera Imana. Wowe umaze imyaka 7 utabyara, akira kubyara mu izina rya Yesu. Umaze iminsi yibaza ngo se nzabyara ryari, kwijambo Imana yavuzeho ritinze, kandi we mwana w'umuhungu, ariko mwene data izera Imana. Hari amakuru Uwiteka amaniye kuvuga ngo urabyaye. Ijambo Imana yavuze no kwisoza izarisoza. Mwami Yesu amagire neza. Tugiye gusenga Imana pastor. Amen. Tugiye gusengera aba bantu. Haleluya. Tugiye gusengera aba bantu Imana iduhishuriye. Imana ishimwe. Bafite ibibazo. Haleluya. Umuruho urabarembeje. Umuruho mumazemo igihe. Imana igiye kubasangamo kuko itabibagiwe. Imana ntabwo yabibagiwe. Niyo mpamvu Imana imanutse kugira ngo igukize. Imana igukize mama, Imana igukize papa, Imana igukize umuruho wa mukobwa, Imana igukize uwo muruho wa musore, Imana igukize umuruho. Imana imishuriye umunyamasengesho. Yego, ni umuntu wasenze. Yarasenze imisozi yose, yarasenze ubutayu, yarasenze nijoro. Yego. Ariko Imana irambwiye ngo Imana ishimwe, kubera yuko yarageze mu gihe cyo kwiheba. Yego. Ndetse n'ibyagakiza yarabirambiwe, yarabivuye, agiye kubishyira hasi. Ariko Imana irambwiye ngo Imana ishimwe,
ikugarutseho. Hallelujah. Kubera yuko ntabwo yigeze iguta. Ikugarutse. Ntabwo Imana yagusize. Ndetse we wagerageje kwirwanirira, nyumva neza. Wagerageje kwicira inzira. Wabonye neza yuko ngo Imana yaragutaye. Ariko Imana irambwiye ngo ntabwo yagutaye. Imana ishimwe. Hallelujah. Hallelujah. Enitando sike bini with distance. Tando tite kidestikene. Imana irambwiye ngo Imana ikugiriye neza. Ni izina rya Yesu. Pastor w'abantu tugiye kubasenga. Tubasengera Imana. Bahabwa umugisha n'Imana. Tugiye kubaturaho. Hallelujah. Ubutabazi bw'Imana. Tugiye kubasengera mu izina rya Yesu. Isengesho ry'igutegeka. Imana ishimwe. Isengesho ryo gutegeka. Imana ishimwe. Ayo mavuta yo gutegeka ugiye kuyahagarara. Banda. Uzamura iryo sengesho. Usengera ababa. Bafite ubwoba yuko Imana ngo yarabibagiye. Nanone hari undi muntu Imana irimo imishurira. Yego. Ni umuntu uri mu rugo. Yubatse urugo. Ariko aho rugeza ni amarira gusa. Yego. Arara mu marira, arara mu gahinda. Yewe n'uyu mwanya turimo tuvugana ntabwo uri kumwe n'umugabo. Umugabo yarigendeye, amaze iminsi agiye, nyumve neza. Amaze iminsi agiye. Ariko Imana irambwiye ngo kandi warasenze. Uyu muntu yarasenze pastor. Yego. Uyu muntu yarasenze. Ariko umugabo aragenda. Ariko Imana irambwiye ngo Imana iramugaruye kubera yuko urwo rugo n'urwawe n'uwo mugabo wawe n'uwo mutware wawe mu izina rya Yesu. Mana yo mwijuru eniwi distance bini kuta enema. Tugiye gusenga. Hari undi muntu nkurikiranye uri mu gihugu cyo hanze ugiye kuzumva iri jambo ry'Imana. Imana irampishuriye kandi Imana igiye kukuyobora uzumvira ijambo. Ariko harimo igitangaza cyawe n'umumama. Hallelujah. Pastor ni umudamu. Yego. Imana irimo iranyereka ari umudamu. Yego. Afite ikibazo mu nda. Cy'uburwayi mu nda. Baramubaze. Enitandosike baramubaze. Baramubaze baravura ariko biranga. Yego. N'uyu mwanya Imana irimo irakumishurira uri mu gihugu cya Amerika. Enetita labini with distance. Yego. Ni muri icyo gihugu urimo cya Amerika. Yego. Ariko Imana irambwiye ngo ubwo burwayi ifite mu nda bukomeye cyane, abadokteri bari bananiwe. Imana yohereje marayika. Hallelujah. Ndabona marayika gukoraho akagukiza. Hallelujah. Ndetse ikimenyetso nguhaye ugiye kuryama nijoro urote ugiri yerekwa ubona marayika kuramburaho ikiganza. Imana ishimwe. Pastor mbonye marayika muramburaho ikiganza. Hallelujah. Mbona marayika aragukishije. Ukora ko Imana kuze kuri wewe. Ukimara kureba iri jambo cyangwa se iyi video ubutumwa bwiza ndi kumwe na Pastor Eric kuri kwibuye ryera TV. Ndagira ngo mubwire ngo iyi telefone uzaba uri kureberaho iri jambo ry'Imana uzahindure kuyifata. Hari igihe umuntu afata telefone Pastor ibisanzwe, ariko nimba wizeye uzafata iyi telefone uri kuyireba wizere uvuge ngo ndizeye ubu buhanuzi n'ubwanjye. Hari igitangaza Imana igize gute ikoze. Hallelujah. Ndetse n'undi wari we wese wafataga telefone ukayijyaho mu buryo budasanzwe, ariko noneho tugiye gusenga noneho uyifateho mu buryo bwo kwizera. Imana ishimwe. Yizeye kuko hari igitangaza ndumva Imana igiye kugirira neza aba bantu mu izina rya Yesu. Aba bantu ugiye kubasengera ariko bagiye kuza umva. Reka mubwire Pastor, hari igihe duhanura abantu bakagira ngo ni bya bindi bakanga, ariko buriya bari mu biki ubundi bwo buriya ibyo barimo ni biki. Ariko reka mubwire shuti yanjye n'uwizera Elisa yigeze ahanura ijambo. Yego. Arahanura aravuga ngo ejo nk'iki gihe ejo nk'iki gihe kwirembo ifu y'indengo izabigura shekeri imwe. Noneho ngo hari umugabo tipa aho ngaho ngo arangije ngo yegamiraga umwami ngo arangije ngo arapinga aravuga ngo nubwo amarembo y'ijuru ngo amadirishya y'ijuru ngo yakinguka ngo bene ibyo byaca. Reka mubwire inshuti yanjye urapinga ntugapinge ahubwo wizere Imana.
ntabwo ari twebwe ahubwo ni Yesu ugiye Yesu ajya akora imirimo ni Imana igiye kugukora yivuze biraba iyi telefone nuyifata mu buryo bwo kwizera ukavuga ngo iri jambo ndaryumvise kandi ndizeye ku gitangaza cyanjye igitangaza kigiye kuba Mana ashimwe cyane Pastor reka usengera abantu mu izina ryawe turagushimye mwami Yesu urakoze mwami Yesu dusengeye abavandimwe haleluya bari muri Kigali abari mu ntara muri Afurika Iburayi muri Amerika turasenze kugira ngo abaye bakwikije ijambo ry'Imana Imana y'ijuru igende ibakoreho kandi abo Imana yavuze ko yuko bakize haleluya ya urwaye kanseri turambuye amaboko yaba umaze igihe urwaye mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu turambuye turahamagara gukora kw'Imana wa mudamu we mu izina rya turahamagara gukora kw'Imana wa musore we haleluya turahamagara gukira ku buzima bwawe Imana yo mu ijuru yongere isoza isezerano ryayo ku buzima bwawe ndashaka kubabwira ngo Imana igihindura amateka dore gukora kw'Imana kuje kuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo turasenze turizeye kuko uri Imana ivuga bikaba imbaraga z'Imana zibagaragareho mugisha yo iteko bazeho kandi uhereye umugoroba mwiza reka batangire kubona gusubira batangire kubona bakira batangire kubona baguruka abari mu bitaro barwaye uwiteko bagenderere abari mu buzima bukakaye uhindura amateka ababonaga naza bafite reka bacira inzira mu izina rya Yesu inyanja iri imbere yabo nitandukanye mu kabiri mu izina rya Yesu urakoze mwami Yesu kuko hari ikihinduye kandi usoje isezerano kubira ibintu data urakoze kuko ubikoze kandi mukomeze kwizera Uwiteka kuko ari mwebwe ariyo yavuze kandi gasoza haleluya izina rya Yesu Kristo amen Imana ibaho umugisha bene data Yesu mwari mudukurikiye amen kandi Imana ikomeze kubagirira neza mu izina rya Yesu amen Imana yo mu ijuru ibishimire kandi numara kubona igitangaza ntuzatinye kutwandikira Nego ntuzatinye kutwandikira utubwire ushyireho comment aho ngaho wandike dufite email aho ngaho kuri YouTube uraza kuyibona aho ngaho cyangwa se na telefone zacu ziri aho ngaho ariko tukwibutsa ngo ujye ukanda subscribe hanyuma ukande no kukazogera kugira ngo uzajye ukurikirana ijambo ry'Imana cyangwa se ukomeze kumva ijambo ry'Imana ku Ibuye Ryera TV Imana yo mu ijuru ibaho umugisha Shalom shalom Yesu abamugisha kandi abagire neza amen